ariko uko byagwiraga niko mvuga ko hari ikintu mvura muri jyewe. Akenshi abantu birukankira amafaranga cyangwa se birukankira kumenyekana, hari igihe bwira ko ari byo bakeneye, ariko iyo bahageze usanga bakomeza kwiruka nyuma y'ibyo bintu. Mu Cyongereza, you chase more. I had so much. My life was built on this thing. So it took so much for me to actually decide I was done. And in the dream, I remember Jesus asked me 3 questions. Ko wansanze, uko niko wankunze, ubuntu mvani sanze, uri mwiza cyane we. Ni ibintu wabonaga cyangwa ni nawe wagiye ko none arahinda. Kuki abantu bose bakoresha ngo yinjiye muri gospel, kuki batavuga ngo yakomeje gospel ko yanayikoraga mbere. Niyo yahereyeho akomeza gospel, bavuga ngo Meddy yagiye muri gospel, abo ni abatari bamuzi. Okay, yakomereje. Ni byatunguranye kuri wowe. Oya, njye muzi kuva kera. Nibyo nabwiraga n'ujya umenya umuntu. Cyangwa n'umuhanzi nyine y'ukunda umuhanzi. Utangira gushaka kumenya amakuru ye cyangwa ukuntu abayeho cyangwa ukabimenya, bigatuma umenya umuntu wese wamenye Meddy azi aho yahereye, azi ko Meddy yahereye muri gospel, ari umuririmbyi wa gospel. Ntabwo ari kuvuga ngo yinjiye muri gospel. Nagusuje cyane ukomeje gukurikira Gospel Site TV. Ngiye nitwa Negeye Namaraze, ninjye mugiye kubona muri iki kiganiro. Wahe kazi kwa Meddy, umuhanzi w'icyamare nibwo cyaje kuza muri gospel. Ese ubundi yahoze aririmba iki? Yavukiye hehe? Nahe amateka yihariye? Wahe kazi muri iki kiganiro. Yari ubwa mbere kuri subscribe yamuzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Murakoze, mukomeza kugira ibihe byiza. Wahe kazi muri video. Mane bwo mugisha. Nagusuje cyane ukomeje gukurikira Gospel Site TV. Ngiye nitwa Negeye Namaraze, ninjye mugiye kubona muri iki kiganiro. Wahe kazi. Tugiye kuganira ku mateka y'umuhanzi ukomeye cyane, umuhanzi witwa Meddy, yitwa Ngabo Meddy Theobald. Avutse ku itariki ya 7 Kanama mwaka w'1949. Yavukiye mu murwa mukuru w'u Burundi witwa Bujumbura, mu gace kazwi nka Rohero. Umuryango wa Meddy sitwaga Sindayihebura Alphonse. Yari umugabo wakundaga umuziki cyane wa gitari cyangwa se gucuranga gita. Mama we yitwaga Jatengu Alphonse. Yari umugore w'imyizerere ikomeye ya Gikristo. Meddy yavukiye mu muryango w'abana 4, aho yari wa kabiri. Wahe kazi muri iki kiganiro. Nari ubwa mbere kora subscribe nguzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Ngabo Meddy Theobald azwi cyane nka Meddy yavutse ku itariki ya 7 Kanama mwaka w'1949 i Bujumbura mu Burundi. Umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4. Kuva mu bwana bwe Meddy yagaragaje ko afite impano idasanzwe yo kuririmba, dore ko yakuriye mu muryango wakundaga umuziki cyane, by'umwihariko nyina umubyara akaba ariwe wamushishikarije gukunda injyana ya blues n'izindi zifite ubutumwa bukora ku mutima. Urugero rwa Meddy mu bwana bwe rwaranzwe n'ikinyabupfura no gukunda Imana.
bitandukanye n'abandi bahanzi benshi batangira baririmba iby'isi. Meddy yashatse gukuza impano ye binyuze mu rusengero. Mu gihe yigaga mu mashuri yisumbuye, yari umwe mu banyamuryango b'indashyikirwa muri korali. Yigiye kwandika indirimbo no kuyobora abandi mu majwi. Ibintu byamufashije kubaka ijwi rye by'umwihariko riza kwinjiza mu mutima w'abanyarwanda benshi. Urugendo rwa Meddy muri gospel rufite ubuhamya bukomeye kandi bushimishije. Indirimbo ye ya mbere yakoze akiri muto yahimbazaga Imana, kandi yajyaga avuga ko impano ye ari impano yahawe n'Imana kugira ngo ayishimire. Nubwo nyuma yaje kumenyekana cyane mu ndirimbo z'urukundo R&B, Meddy ntiyigeze atererana inshingano ze zo kuririmbira Imana, kuko kenshi yagaragazaga ko mu bihe bikomeye yanyuzemo amasengesho n'indirimbo zo kuramya aribyo byamuhaga imbaraga. Kimwe mu bintu bitangaje mu buhamya bwa Meddy kurikira nikubwire. N'uburyo yigiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2010. Icyo gihe byari bigoye cyane, ariko avuga ko Imana yamubaye hafi mu rugendo rushya rwo kwisanga mu mahanga. Ari muri Amerika yanyuze mu bihe byo kwishakisha, ariko ntiyigeze areka gusenga. Ubuhamya bwe bwibutsa benshi ko nubwo umuntu yagira izina rikomeye mu muziki usanzwe, umusingi wa mbere ari Imana yamuremye. Indirimbo ye yitwa Holy Spirit yasohoye mu myaka yashize ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza gusubira ku isoko rye rya gospel. Indirimbo yagaragaje isura nshya ya Meddy, aho yaririmbye uburyo bw'Umwuka Wera ari we muyobozi w'ubuzima bwe. Iyi ndirimbo yakunzwe n'abantu b'ingeri zose, haba abasanzwe bakunda gospel n'abandi bose, kuko yarimo amagambo asukuye kandi agaragaza umutima uciye bugufi imbere y'Imana. Uretse kuririmba, Meddy yagiye agaragaza ubuhamya bw'uburyo Imana yamuhaye umugisha mu muryango mu mwaka wa 2021. Ubwo yarushingaga n'umufasha we Mimi Nefira, Meddy yagaragaje ko urugo rwabo rushinzwe kubw'Imana. Ibi byamuhaye ikimenyetso kigaragarira urubyiruko rwinshi bamufatiraga icyitegererezo ko bishoboka kuba icyamamare ariko ugakomeza kubaha Imana no kubaka umuryango utuje. Meddy akunda kuvuga ko impano idaherekejwe n'ubuntu cyangwa se n'umuntu no kubaha Imana ari nk'ijwi rirangirira mu kirere. Ubuhamya bwe ushingiye ku buryo yagumye ari umuntu utuje hano, nubwo yageze ku rwego mpuzamahanga. Ibi abikesha uburere bwa gikristo yahawe na nyina, wamutoje ko buri ntambwe ateye agomba kuzirikana ko hari amaboko y'Imana amushyigikiye. Mu rugendo rwe rwa muzika, Meddy yagiye ahura n'imbogamizi zinyuranye zirimo gushaka gucika intege cyangwa kumva ashobora gukora ibintu ku mbaraga ze. Ariko buri gihe iyo yageraga aho yumva ananiwe, indirimbo ze zo kuramya yazigarukagamo. Ubuhamya bwe
bwiza nuko yerekanye ko umuhanzi ashobora kuba umunyempano mu by'isi ariko akagira ubusabane bwihariye n'Imana ye, bityo agasubiza icyubahiro nyiracyo. Uyu muhanzi Meddy afatwa nk'inkingi ya mwamba umuziki w'u Rwanda. Urubyiruko rwinshi rumukurikira rwigira ku mateka ye y'uburyo yavuye mu rusengero akagera kure, ariko akagaruka no mu rusengero rwo guhimbaza. Ni urugendo rurimo isomo ryo kutibagirwa aho wavuye, kandi ubuhamya bwe bukomeza guhumuriza abantu ababwira ko amaherezo y'umuntu akunda Imana ari meza buri gihe. Mu gusoza amateka ya Meddy n'uburyo yakuriye mu njyana za gospel n'ikimenyetso cy'uko Imana ikoresha abantu mu buryo butandukanye kuva akiri umwana w'Ibujumbura kugeza aho icyamamare muri Amerika no muri Afurika. Meddy yakomeje kuba umuhamya uko Imana iha umugisha umuhate n'umutima, cyishora mu bishuko by'icyubahiro gishira. Ubuzima muri Amerika n'ibihe by'ibigeragezo. Muri Amerika Meddy ntiyahise akomeza umuziki nk'uko byari byitezwe. Yabanje gukora akazi gasanzwe aniga amashuri makuru. Kugaruka mu muziki mwaka wa 2013 nyuma y'imyaka 3 ari muri Silence, yasohoye indirimbo yitwa Nasara. Indirimbo yagaragaje ko Meddy atigeze atakaza ijwi rye. Urukundo n'umuryango muri iki gihe nibwo yamenyekanye. Nibwo yamenyanye na Mimi Mehfira. Urukundo rwabo rwaje kuvamo ubukwe bwagatangaza mwaka wa 2021. Meddy yaje gupfusha nyina mu mwaka wa 2022. Iki nacyo cyari igihe gikomeye kurusha ibindi mu buzima bwa Meddy. Gupfusha nyina byamukoze ku mutima cyane, bimwibutsa ibyo nyina yahoze amubwira ati koresha ijwi ryawe ushima Imana. Impinduka nigaruka muri gospel ibyo tugiye kugarukaho aribyo nashingiragaho muri iki kiganiro. Mu mpera z'umwaka wa 2023 Meddy yafashe icyemezo cyatunguye benshi nyuma yo gukora indirimbo zubatse amateka muri Afurika nka Slaughter, ifite abarenga miliyoni 100 kuri YouTube. Yavuze ko asezeye umuziki w'isi. Dore indirimbo za gospel zakunzwe za Meddy. Blessed, indirimbo ya mbere. Indirimbo yagaragaje ishusho nshya ya Meddy ivuga ku buryo Imana yamurinze akiri mu mahanga kugeza abaye wariwe uyu munsi. Indirimbo yitwa My Vow, imvugo y'Imana. Nubwo abantu benshi bayifata nk'iy'ubukwe, Meddy yavuze ko ubu ayibonamo uburyo umukristo yemeza gukurikira Imana. Ya gatatu, Holy Spirit, indirimbo yo kuramya idafite imitako myinshi ahubwo yibanda ku mbaraga z'Umwuka Wera. Indirimbo ya kane, Grateful, indirimbo yo gushimira Imana ku rugendo rwose yanyuzemo. Meddy akiri umwana yavukiye mu mibabaro y'intambara i Burundi, akurira mu kaga k'ubuhunzi ariko arindwa na nyina. Yize kuririmba atagamije amafaranga ahubwo ashaka gushimisha Imana no gukurikira inzozi zase. Ngira ngo ibingibi mwabonye video gitangira ko adakurikira amafaranga mu muziki we.
yabaye umwami w'injyana ya R&B, atwara ibihembo byinshi, ariko umutima we ugahora wumva hari ikibura, wambaza ngo icyaburaga n'iki, ni indirimbo z'Imana cyangwa se kumva agaruka mu buntu bw'Imana. Ubu Meddy ntabwo akiririmbira kwishimisha, arimbira gukiza imitima y'abandi binyuze mu butumwa bwiza. Urugero rwa Meddy rutwigisha ko amateka y'umuntu ashobora kugira ibice byinshi, ariko iherezo ryiza ari ryo rimenya aho umuntu yavuye. Kuva Ibijumbura ari umwana usanzwe kugeza i Texas ari umuramyi mpuzamahanga, Meddy yanditse amateka atazasibangana mu Rwanda. Nagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Gende twanige na Manase. Nagushimiye video kandi like ndetse uze gukora subscribe yari ubwa mbere kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Murakoze cyane, murakagira Imana.